tuzamure ibiganza tuvuge twese haleluya. Mani bamugisha ntawabinenga kuko umuntu wese asa n'ibyo atinzemo. Ibi ngibi abantu batinzemo kubikora nabyo byiza. Ntabwo nza gufata umwanya munini kuko igitangiye kandi nyuma yanjye hari abandi bakoresha gahunda ni ndende, ariko dutuze tuvuge amen, tuvuge cyane haleluya. Ndashima Imana kugeza kuri uyu munsi wa nyuma wo kuba Kayole turi kumwe namwe muri ibi bihe. Imana ishimwe yabanye natwe, turashimira abantu bose. Abizi ababifite mu nshingano baraza kubikora neza, bishime, bashimira abantu bose. Aho biba ngombwa ko bavuga mu mazina, bavuge mu mazina. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Ndi kura ahantu bihere kubera ejo twari kumwe n'abantu ejo bundi mu gitondo, mu masaha ya mu gitondo. Ejo twari kumwe n'abantu mu masaha ya mu gitondo. Gerageza uburyo bwose bushoboka, kandi n'umucaye n'umukumbuye n'umukristo w'iwacu. Gerageza uburyo bwose bushoboka ngo turebe ko twavamo ikintu kizima gifite agaciro muri iki gihe. None uyu munsi muze kunyemerera tuganire kuri point ntabwo ariyo ya nyuma y'umukristo kugira ngo akure, ariko mureke tuyite ya nyuma y'iki gihe, y'uyu mikutano, kuko twakomereje icyo twahoze tuvugaho mu cyumweru cyo hirya. Muri uyu mukutano nanone aba aribyo dukomeza. Aho twari tugeze ntabwo ndi gukora samari ngo ndababwira ngo twavuze iki, ntabwo bikunda. Ariko ndagira ngo mbabwire uyu munsi, mbabwire umukristo wakuze ayoborwa n'iki. Ikijya kiyobora umukristo wakuze, kuko twari mu ijambo rivuga gukura umuntu akagera ku kigero gikwiriye cya Kristo. Uwakuze ibiranga umwana twarabivuze, biranga umuntu wakuze. None iyo umuntu yakuze ajya ayoborwa n'iki? N'iki kijya kiyobora umuntu wakuze? Turavuga Mwuka Wera, umuyobozi uyobora umuntu umaze gukura mu muntu. Niba turi kumwe tuvuge amen. Niba turi kumwe tuzamure ibiganza tuvuge haleluya. Ndagerageza kwitonda kuko mfite ibintu byinshi cyane ntarimo mbasha kumanaginga mu minota mike. Abo twabanye barabizi, bafite aho bari kwandika. Turihuta, nimbabwira 6 twandike 6 nishaka nsoze. Kandi babwira iki ngiki. Ejo abo twari kumwe narababwiye mu kimenyetso. Tuvuge amen. Urugero tugezeho rw'igisimba rurashimishije, Imana ntiyatugaye. Mureke turebe izindi aspect nazo tuzamuka. Urwego tugezeho mu gusirimba, ba mama, ba papa, abahungu, abakobwa, rurashimishije, Imana ntiyatugaye pe, rurashimishije. None ubwo tugeze ku rwego rushimishije rw'igisirimba, mureke turebe ibindi navyo tuzamuka. Kuko urwego nirwo uwagera hano akareba ko ariko murabyina neza. Uru rwego rurashimishije. Uwashoramo imbaraga kugira ngo arenze uru rwego yaba agiye gukabya. Ariko nimureke turebe rero, turebe ko nta bindi twazamura nabyo bidufasha gukomera mu gakiza. Ikintu rero tugifitemo intege nkeya gikomeye dukeneye kuzamura tukakigeza kuri standard y'igisirimba, ni ukwicara tukiga ijambo ry'Imana. Ubushize narababwiye ngo yaba byadukundiraga ngo ibyuya tuva turimo turasirimba, aba ari byo byuya tuva twunamye twiga ijambo ry'Imana, bigere kuri standard imwe.
ishuya arimo gusirimba urwo rwego nirwo ariko wongera uva ishuya urimo urakora n'ikindi nacyo. Murava mu mwuka muraca urimo tuzamura amaboko tuvuge cyane haleluya. Kuko ibyubatse mu gakiza narababwiye ubushize nicyo ngiye gukomerezaho. Muri iki gihe hateye imyuka ariko hakaba n'umwuka. Nababwira ngo muri iki gihe dufite umwuka w'icyuya, umwuka w'itokere uri mu bantu, kandi si ababa hanze n'ababa mu nzu y'Imana. Abuzuye umwuka si ababa hanze y'urusengero, ni ababa mu rusengero. Ariko noneho tuvuge amen. Ayo majwi atari hejuru nitumara reka dusome ijambo ry'Imana. Yohana 16 umurongo wa 16. Kubera nshobora kuza gusoma ibyanditswe byinshi muze kumvira ayizeye microphone kugira ngo tuze gufatira. Ntabwo nza gutinda rwose kumvira microphone kugira ngo twihutane cyane. Uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe ahubwo ibyo asumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Uwo azanyubahiriza kuko asenda kubyanjye akabibabwira. Ibyo data afite byose ni ibyanjye, nicyo gituma mvuga nti asenda kubyanjye abibabwire. Amen. Twakire amen. Twongere haleluya. Tuvuge kandi haleluya. Mureke mbabwire ibintu ntazi umubare wabyo, aho biza kurangirira n'ibyo n'ibigera 5 n'ibigera 6 ubyakire. Ariko ngiye kubabwira akamaro ka mwuka wera mu buzima bwa muntu, icyo mwuka wera ajya akora iyo ageze mu buzima bw'umuntu. Hanyuma turamenya ko twuzuye umwuka wera cyangwa twuzuye umwuka w'icyuya. Turi kumwe? Iyo mwuka wera ageze mu muntu, abantu babibwirwa n'iki? Akamaro ke mu buzima bw'umuntu ni akahe? Iyo twakuze twababwiye urundi rugendo rurerure, none hageze aho umuntu wakuze ayoborwa n'umwuka wera, agira umwuka wera muri we. Iyo ageze muri we akora iki? Iyo ageze muri we umurimo we ni uwuhe? Kiza kikubwira ko umuntu afite umwuka wera ni iki? Cyambere agisubiramo akivuza ubushize. Mwuka wera mu muntu yeri buto, ikimenyetso cy'umuntu ko afite umwuka wera w'Imana, atakiri umwana mu gakiza yakuze. Tubibwirwa n'umuntu ko yera imbuto, kuko zitwa imbuto za mwuka wera, zititwa imbuto zacu. Ikimenyetso cya mwuka wera ko umuntu yakuze yakiriye mwuka wera muri we, tuzamubona arimo kwera imbuto z'umwuka. Kama ni kuomba na shetani yanaomba, wanakuomba zote yanabuzima. Ikintu kimwe satani atazakora, ikintu kimwe satani atazakora. Muzi ko satani nabagira ijambo, muzi ko satani yazabwira Yesu byanditswe. Ikintu kimwe satani atazagira, ntazayera imbuto z'umwuka.
imbuto z'umwuka. Ese turimo kumvikana? Twabona baririmba tugatekereza ko buzuye umwuka, sicyo. Na Satani nawe yoririmba kuko niwe nyiri amajwi yose ajya muza muririmba nawe arayaza tuyaririmba neza. Niwe mutoza. Ese mwari muzi ko muri impano ya shitani, iriya mpano ya shitani tuzabivugana kuwa gatatu. Impano yanamubwira iriya ni impano ya shitani. Niwe mutaba umukuru wo kuririmba, niwe usa amajwi yose uko azayatanga. Niyo mpamvu usanga ibintu byinshi mu baririmbyi. Aha sawa. Ikibazo kibaho gikomeye nuko twavuga amen. Amen. Tuzamuha ibiganza tuvuge cyane haleluya. Iyo waririmba no gusenga yoja kurara mu cyumba cy'amasengesho, ariko icyo atabasha gukora Satani iyo kwera imbuto z'umwuka wera. Ikiza kikubwira ko umuntu rero yakuze mu gakiza tuzamubona yebe imbuto z'umwuka wera. Ibindi byose si cyo kimwe. Ibindi byose niba uririmba ukagira ngo none nibyo bizavuga ko wuzuye. Niba uvuga indimi, Shetani naye jua kujigeuza kama malaika, umejigeuza mekuwa rangi, umejiingiza kwa siri kanisani. Watu wa Mungu wao wanajua ataongeza kumwabudu. Watekeleza kama umeprima alivyoja ya kuenda simerema ufite situ. Hata kuhubiri situ. Hata kufanya miujiza situ. Kiza kigaragaza wakuze unakiza uzamubona arimo kwera imbuto z'umwuka wera. Abantu bazagera imbere y'Imana ngo babwire Imana ngo se ko nakoze ibitangaza mu izina ryawe. Koma nageze amagurutse ibimuga mu izina ryawe. Koma bye nigute bimeze ko abe n'imuga byahagurutse kandi nazaga bitegeka mu izina ryawe. Ibyo nabyo Satani azabikora. Katabasha gukora no kuri imbuto z'umwuka. Kiza kiranga Yesu aramubaza arababwira ngo mu gihe cy'imperuka ngo hazaza abahanuzi, kandi ngo abahanuzi ngo bazaba bavuga mu izina rye. Ni Yesu wabivuze ngo bazaba bavuga mu izina ryanjye, ngo bakiza abarwayi mu izina ryanjye. Hanyuma benshi baramubwira ngo uduteje confusion, utuzaniye urushije. None abo kuri n'abatarabukuri tuzobibwira kandi ibinyoma bazavuga mu izina ryawe ko natwe ari izina ryawe tuzaba turimo kuvugamo. None tuzashiza muri confusion. Bimeze gute? Urwo rushije dushizemo n'urumeze gute? Aha tuzamura amaboko tukazana haleluya. Ababwira ngo kizababwira abandi dore niki muzabamenyera ku mutobera. Kizababwira abanje miujiza abo bazayikora, kwiba abo bazaririmba, nabo bazabikora. Ariko kizababwira abanje wakuze wabaye umugabo ugakiza amatite spirituel so kuvuga kundi. Aya nukwera imbuto z'umwuka wera. Cyakabiri singitinda mwuka wera gese umuntu aza guhereza impano y'umwuka, aduhereza impano z'umwuka. Buriya buri muntu wese uri hano afite impano. Buri muntu wese Imana yamuhaye impano. Hari ikintu bita mu Cyongereza ngo ni shape. Shape ni ijambo riri mu magambo y'impine ariko ryanditse gutyo nyine. Bivuga ibintu bitanu Imana igihereza umuntu yamaze gukizwa. Biriya jambo ryitwa shape mu magambo arambuye nta mwanya sibyo by'uyu munsi, ariko bivuga shape, bivuga ibintu Imana igihereza umuntu. Igitangira nicyo narivuze spiritual gift, impano y'umwuka wera. Tureka ndikitinda icyakabiri cyagatatu. Turi kumwe ba twavuga haleluya. Bazamura amaboko tuvuge cyane haleluya. Iyo mwuka wera ageze mu muntu icyagatatu azakora ni ujya na presence y'Imana mu buzima bw'umuntu. Dawidi amaze gukora icyaha yarasenze abwira Imana, arayibwira ngo dore ibintu bitatu Dawidi yasenze. Yabwiye Imana
arayibwira mu cyambere n'umwe umwuka wawe yaraze ku mwuka w'Imana kuva mu bugingo bwe ari ukwibuka kw'Imana mu buzima bwe. Le problème ikibazo gikomeye nuko tugira ngo tuzatwita abanyamwuka. We uri iki? Abanyamwuka we uri iki? Turaza kubimenya neza. Dawidi yamaze abantu umwuka wawe wera. Ni bitatu Dawidi yasenze mu isengesho riba muri Zaburi ya 51 yavuze ibintu bitatu bikomeye yingiza Imana. Arayibwira ngo Mana ntumure umwuka wawe wera kandi ntumereze umutima wawe kudakomeza kunezezwa n'agakiza kawe. Aravuga ngo ukomeze kumva kunezezwa n'agakiza kawe. Cyangwa atabwira Imana ngo nakwinginze undebere ubundi mutima kuri nguyu wagize problem. Uyu mutima wagize problem. Ariko yasenze abwira Imana yarayibwiye ngo Mana ntumpureho your presence umwuka wawe niyo Mana muri jye. Ntiwemere ku mwuka wawe wera amvaho. Ntukunde ku mwuka w'Imana ava muri jyewe kuko naramukavuyemo. Imana izaba yibutse. Imana izaba yibutse. Kuguma kw'Imana muri jye ni umwuka wera muri jye kuko uwo mwuka wera niwo uzatuma nsabana n'Imana. Iyo ufite umwuka wera ikiriyo icyavuyeyo kandi haleluya. Ibyino ndetse usabana n'ibyayo. Iyo udafite umwuka wera ntugategereze ko usabana n'Imana wogira. Ejo nahoze mbabwira ku buzima busabana n'Imana. Ibyavuyeyo biri muri twe nicyo bizabisabana n'ibyaho. Ariko ibyino ntibizabisabana nayo. Amen. Ibyino nta network yabaye ibyino n'ibyiriya. Iyo ufite icyavuye iriya muri wowe nikuzugira usabana n'Imana. Kabyino bibaho bigira na network n'ijiriye. Iyo ufite icyavuye iriya kiri muri wowe ntihazabaho iyo network. Kuko murumva ba ibyino ntibiza bisabana n'ibyayo. Amahirwe gusa niyo ufite icyayo icyavuye iriya kiri muri wowe nibwo uzongera kugira network n'iriya. Ariko ikindi babwira icyakane nicyo twasomye. Twavuze ngo naza azabigisha aza tubera umwigisha. Mbabwira ikintu gikomeye ibanga rikomeye riri muri aya magambo. Cyakane iyo ngeze muri twe tuvuga Imana izireka kububwiru gusa igihe dufite mu kawe. Okay, ndabisobanura. Imana ireka kuba amayobera. Imana ni amayobera kubatagira mwuka wera. Ireka kuba amayobera gusa igihe ufite mwuka wera. Imana ni amayobera. Yaya nibaza bitagwa amatagatifu. Impamvu ari matagatifu ari amayobera nuko nta mwuka wera. Abatagira mwuka wera Imana ni amayobera. Imana ni ubwiru. Imana ireka kuba ubwiru gusa iyo dufite mwuka wera w'Imana. Ariko iyo tutaragira mwuka wera w'Imana Imana siso ni ibintu bitumvikana. Ariko Imana kuvuga amen. Imana izishuka ikareka kuba amayobera. Mwuka wera azaza muri twebwe akatwigisha kwihuta. Cyagatanu Papa Ezekiel ibice 39 murongo wa 29. Mwumve iki ngiki gikomeye. Wishuka kw'amaso y'Imana kuri twe abantu ntibarabona Imana kubera ko abantu batarabona Imana. Imana ntirayishuka ku buzima bwanjye. Imana ntirayishuka ku buzima bwawe. Byagenze gute? Imana ari ikiriba. Imana itaratwereka mu maso. Kubera Imana itaratwereka mu maso. Papa so. Kubera Imana itaratwereka mu maso. Kubera Imana itaratwereka mu maso. Kuki tutarahishuka mu maso y'Imana? Biva kuki. Usaba ko so mirongo itatu n'icyenda babwisha gatatu. Mirongo itatu n'icyenda baravuga ngo ki umurongo wa 29 mirongo itatu n'icyenda 29. Yes. Ntabwo nzongera kubima amaso ukundi kuko natutse umwuka waje ku nzu ya Isiraheli. Imana igumisha sana mvuko biri. Ntabwo nzongera kubima mu maso yawe
wanjye nawe ufite kuri mwe. Mu maso Imana izayirahira ikavuga ngo abafite umwuka wanyu ntabwo nzongera kubahisha mu maso hanjye. Impamvu ntazongera kubahisha mu maso hanjye ni uko umwuka wanjye nawe ufite ku nzu ya Israheli. Kuba bafite umwuka wanjye, kuba n'abafite umwuka wanjye mu maso yanjye ntazongera kubibanga. Nzabereka ntabwo nzongera kubahisha mu maso hanjye. Impamvu ntazongera kubahisha mu maso hanjye ni uko nasutse umwuka wanjye kuri mwe. Kuko umwuka wanjye nawe ufite kuri mwe. Mani bamugisha kanehuti cyagatandatu umwuka wera w'Imana ikinagikunda niwe mwinginzi, niwe mwintercessere, niwe munyamasengesho tugira imbere y'Imana. Intercessere w'umuntu. Abaroma ibice 8 umurongo wa 26. Umwuka wera w'Imana niwe mwinginzi, niwe mwintercessere. Utagira umwuka wera w'Imana nta mwinginzi agira imbere y'Imana. Umwuka wera w'Imana niwe mwinginzi tugira imbere ya Data. Soma papa we. Niwe mwinginzi tugira imbere ya Data. Imana ibumisha 8:26. Uko niko n'umwuka dufasha mu ntege zacu. Uko niko n'umwuka dufasha mu ntege zacu. Kuko tutazi ko dukwiye gusenga. Tituzi gusenga habe na uke. Ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha ibintu itavugwa. Ninduze gusenga. Ninde muhanga mu gusenga. Nuse kugorora amasengesho akayashira ku murongo. Kamenya kugorora amagambo. Niwe uzi gusenga. Bibiliya ivuga ngo kuko tutazi ko dukwiye gusenga. Ariko umwuka w'Imana niwe uri imbere ya Data nk'umwinginzi. Mu Cyongereza havuga ngo ni it's our intercessor. Niwe mwintercessor. Niwe mwinginzi uri imbere ya Data. Ahora niha akavuga ngo buriya yashakaga kuvuga iki? Niwe mwinginzi tugira. Uhora twingingira. Utagira umwuka wera nta mwinginzi agira imbere ya Data. Jambo ni gusa. Utagira umwuka wera niba utagira umwuka wera w'Imana nta mwinginzi ugira. Abagira umwuka wera nibo bagira umwinginzi uhora bengegera imbere ya Data. Uyu mugoroba zamura ibiganza, zamura amaboko twese tuvuge cyane haleluya. Ninde ukeneye kugira umwinginzi imbere y'Imana? Ninde ukeneye kugira umuseruka imbere y'Imana uzajya ahora mwingingira? Ninde? Uyu mugoroba turaba hatuzuye umwuka. Buri muntu wese afite umwuka. Imana ishimwe ko afite umwinginzi imbere yawe. Amen. Tugeze ku cyakanga ntabwo ndimo yo gusoza nshaka gusoza nshaka umutwe. Umwuka wera niwe uzi tubwira abagabo bo guhamya. Igice cya itangiriro ibyakozwe n'intumwa igice cya 8. Aha nashaka kubasoma n'abaririmbyi baza bariharirimba n'abamama barabizi, twese turabizi. Umwuka wera cyarahindwe azakora azaduhindura abagabo bo guhamya. Ngatangara cyane, ngatangazwa n'umwuka twuzuye utatubwiza abagabo bo kuba abahamya. Natangajwe cyane n'umwuka. Reka mvuge bene wacu. Natangaye cyane, zanumirwa cyane n'umwuka tuzatwuzura utazitwerekaga kuri umurimo w'Imana ngo duhindure abagabo bo guhamya iby'Imana. Bigera kumirwa cyane kibaza abaririmbyi buzuye uwo mwuka utarabahinduye abagabo bo guhamya. Amweke hari undi mwuka twuzuye, ariko abuzuye umwuka wera yari umuririmbyi uzumuhindura umurimo wo guhamya ngo aririmbye. Iyo ari umuyumbe wuzuye umwuka wera
mu Kristo haba gutsinda, hakaba no gutsindwa. Gutsindwa gukomeye mu buzima bwa Kristo ni igihe tuzatsinda ibindi byose ukuyemo umukoro dufite. Ibindi byose tuzatsinda mu buzima bwa Kristo ni ugutsindwa. Gutsinda ni kumwe gusa ni umunsi twakoze umukoro. Ibindi byose tuzakora muri ubu buzima bitarimo gukora umukoro gutsindwa. Dushake dusirinde, dushake dukora ibiki. Fail, a great fail. It's a success in a long assignment. Igihe twibwira ko twatsinze ariko twirengagije umukoro, twirengagije devoir ifite, ibindi byose tuzongera kuko turatsinda n'ugutsinda. Mwuka tuzuzura utazaduhindura abagabo bo guhamya, wose umwuka ni ugutsindwa n'ikindi. Umugabo wo guhamya. Yenda ushaka kuzura umwuka azamura ikiganza. Yampaye akakesi. Akanura igitangaza cye. No, mwana w'umugisha. Kugeza ubu isi yashatenze, kugeza ubu turimo ko dufite ubwenge n'umwuka wera. None tuvuge amen abasi. Tuvuge amen. Turashafite urugendo. Iyo twagiye kubwiriza abakurambere Yesu, ntabwo uzubwira umuntu ngo ukizwe, uzumubwira Yesu agafata umwanzuro wo gukizwa. Ubushize ndi muri Sudani, hari abantu nabonye hano nigeze gusangayo, ahantu nari hitwa Gundo, ni karitsiye ibamo indaya za zindi zo ku rwego rwo hejuru, nizo gusa. Iyo najyaga kubabwiriza bajyaga bambwira ngo customer anakuja nisubiri kwanza nipokee ndio nikuje tuongee. Umukiriya araje kamubwira yicara akamutegereza, agatandukana n'umukiriya akaza agasanga yicaye kumutegereje. Nasubiri yicara hanze kamutegereza, tandukana na customer akaza akansanga kumutegereje. Ntumubwire ko icyenda bakora oya, ntabwo agiye kwishyushanya oya. Hari undi wageze utuka nagiraga kabiri akatangana nk'iyi gatoya kabaga mu mufuka w'inyuma, yabona nciye ko ngo yari yaramenye muri pasiteri oya akantuka cyane.
twagize abantu bari mu mutwe w'iterabwoba baza bagenda ukagira ngo none karakanga ntabwo tuzabona abakure tugacana haleluya. Ababwiriza nimugoroba bafata decision, bafata mwanzuro, barambira ngo tumeamua twahisemo gukizwa. Banakushamburiye twahisemo gukizwa. Twebwe n'ijambo barafata ibyo bari bafite umuntu akinjira mu cyumba akazanisha akambwira ngo ibi ni byo nakoresha, ndakazana ibi ni byo nakoresha. Nta gushamburiya, ijambo ry'Imana ni ubushamburizi bwonyine. Narababwiye ngo Imana ifite ubukene bw'ibiheko, ifite ubukene bw'imitima ya nyir'ibiheko. Umuhanga uzokora umurimo w'Imana uzozanira Imana ibiheko, uzozanira umutima Imana wa nyir'ibiheko. Kuko ntabwo reka tuberekere uzabona ko turebe tugatandana nawe Yesu yabatwara abahanga bo gukora iby'Imana ngo tuzanire Imana imitima yabo, tuzanire Imana imitima yabo. Dusenga amasengesho tubwire yo gusenga turimo turirinda ko igiheko kiviyo kiri, tubwire Imana ngo zana umutima wa nyiracyo niwe ukenewe kuko ukene Imana. Nawe sikabwira ko hari igikorwa dukora tuvuge amen, tuvuge cyane haleluya. Hari igikorwa twakora mu murimo w'Imana tukishima turi bane. Njyewe nzafata ibiheko n'urugero, nzafata ibiheko nawe barakuroza ibiheko n'uyu ni ibiheko n'iyi ni Imana, twese tukishima twese. Njyewe wafashe ibiheko ukishima, uyu wari warabiteze nawe yakizwa akishima, Imana nayo ikishima. Umurimo ni uwo gufata umutima tukawushikiriza Kristo. Ibindi ni ibitera gusa ibyishimo warozwe gusa wenyine, warozwe uwo bateze intego niwe wenyine uzawishima iyo bafashe wenyine gusa. Imana none se serabwira Imana murafashe intego nk'iyo mureke babwire abantu zitugane abazafata ibiheko Imana umugisha. Mugende gusenga Imana yabahaye iyo mpano, iyo mpano ni ukubwira ngo mukize imitima yabo umwe twite tubaze ni habe nibwo numviriza sinzi ko muri igiheko bwite ariko Imana tuvuge haleluya, kandi haleluya. Abafite n'ubwenge bwireke mubigire ibiki mubireke gukizwa, ntabari hano ntababaye mugende mubireke indi muke ijambo ry'Imana turarinde gushamburiya ukizwe kumva Imana ukizwe no kwiyemukira ukizwe se no kwiyemukira ko kibiyemukira ugahemukira abana bawe. Abahungu basigaye bashaka gushaka bakabaza ngo se nyina w'uwo mukobwa ngo ntaketse ugahemukira abana bawe. Ejo baza umukobwa wawe utazoshakwa ngo yaraketse, abana bakubona bagasigaye baretse tugakizwa. Tuzamura amaboko tugatana haleluya. Baragaze umukobwa zibamanukira uyu mugoroba, umugoroba nakigaragaza Imana ukaba yegeze mu muntu z'abahindura abagabo bo guhamya mubaririmbyi bagahamya kambabwira iki ngiki kamuna turacyari kumwe ba twavuga cyane haleluya. Camunani iki
ikimenyetso cyo ko Imana iri muri twe, ikimenyetso Imana izitureberaho ko Imana ikiba muri twe, izirunguruka ko kikareba ko umuntu agifite umwuka wera. Ikimenyetso cy'Imana muri twe umwuka wera. Iyi Imana irarunguruka ihareba guca mu isi kugira ngo umenye abayo, izirunguruka ko kikareba ko agifite umwuka wera ko Yesu Uwiteka azaba wanjye muriye. Nicyo kimenyetso cyonyine kizakerekana ko umuntu agifite Imana wera. Icyakenda ushaka gusubiza turi kumwe Abaefeso igice cya mbere umurongo wa 14 bahise urashaka Abaefeso igice cya mbere nushaka gusoma umurongo wa 13 umurongo wa 14 twumve ijambo ry'Imana rivuga. Abaefeso igice cya mbere umurongo wa 13 umurongo wa 14. Ese turi kumwe? Ese twazamura amaboko n'abari inyuma tuzamure tuvuge cyane haleluya. Niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri. Niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri. Ariryo gutuma mwiza bagakiza kanyu. Yego, kandi mumaze kwizera. Niwe wabashizeho ikimenyetso. Azabareberaho. Aricyo mwuka wera. Masezeranijwe. Imana ihumurije. Urekera. Niba wabashizeho ikimenyetso. Kandi icyo kimenyetso ni umwuka wera. Iyo wageze muri supermarket abantu benshi cyane, uwo nguwo wagiye ikimenyetso ubona hagati y'abandi kuko ari ikimenyetso. Katika umati wa watu wengi, iyo ugerageje kureba Imana irareba muri benshi kugira ngo urebe ko yomenye uwayo. Sayitegereza ikimenyetso cy'umwuka wera. Niba wabashizeho ikimenyetso umaze gukizwa, kandi icyo kimenyetso ni umwuka wayo wera, Roho Mtakatifu. Soma umurongo wa 14. Niba wabashizeho ikimenyetso cy'Imana muri twebwe si indirimbo, ni umwuka wera. Umurongo wa 14 aho wasuye. Yes. Uwo twahawe ingwate. Uwo mwuka twamuhawe ingwate yo kuzaraba muraga twesuko. No, nani n'umugisha. Mwumva ibikomeye. Tuvuga cyane rero. Tuvuga cyane haleluya. Mwuka wera w'Imana niwe twahaye, Imana yamuduhaye ingwate. Umunsi tuzogera mu bugingo buhoraho, tuzogurura mwuka wera kuko duheze mwuka wera, Imana yabidusingiza ubugingo buhoraho. Utawugira tuvuga cyane haleluya. Mwuka wera ntategereje ubugingo buhoraho, kuko mwuka wera niyo ngwate twasigiwe, tuzogura mu imbere y'Imana ikadusingiza ubugingo. Kabisire umunsi tuzagera imbere y'Imana bamama, umunsi tuzagera imbere y'Imana baririmbyi, tuzotanga niwe ngwate twasigiye. Mana we, tuzobwira Imana ngo Mana we, akira umwuka wera turaruhuye duhereze ubugingo.